ngo mu bwonko bwanjye ngo imico ibiri ntijyana amaraso mu bwonko nkibajya nibagirwa ikintu cyose nkata umutwe nkumva nkibagirwa ikintu cyose nkamera nk'umusa kugira diyari umunsi umwe wonyine diyari umunsi umwe none arwaye diyari umwaka n'amezi 3 arwaye umutwe imyaka 10 imyaka 8 ngo ni nk'icyo imyaka 8 ngo ni nk'umunani cyangwa 10 nawe yarabyibagiwe abona byabaye birebire cyane. Mama umuntu wakurose bajya ngo wakuroze ntabwo yakarabye ategereje yuko upfa ariko kuri iyi nshuro uri kunyumva uranyumva ngamubwira dufite umusemuzi mu Kinyarwanda izera Imana igiye kugukiza komeza usemure diyare igiye guhagara kano kanya umutwe ugiye gukira kano kanya ikibazo wari ufite gikomeye mu muryango wawe kigiye kurangira ndabona umugabo sinzi iyo yagiye yabaye iki umugabo wanjye yapfuye muri 2002 yapfuye muri 2002 ajya gutera mu ijoro mbona ko rekorezaga ntawe mbona rwose nkunda gusenga ariko kubibana nteze ibyo bintu mbona nararindagiye icyazi nuko kuba yararindagiye gusa biramugize ngo Imana igiye kumukura mu karindagiza nibyo isi irakurindagiza nawe wakwikora uva ariko se ndi muzima cyangwa narapfuye tuye gusengera Imana mba ntago uri mu kuntu ariko numva napfukama muteje diyare bagiye kwa muganga barapyaka 10 urupfu rwari muriho none iteka ryose amen 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 haguruka Imana ikugire neza ntiwaryaga ugenda urye ikintu cyose uri bubone mubwire semura shimirwa Mana yikundura ikindi gushimira Mana ne mwumva nongeye kurya nkumva ndisinye nkumva nkagira ubwonko buzima nkumva meze neza nkagira ubuzima buzima nuriye mwana wanjye mu nzu y'Imana nzaza gushimira Mana we n'ukuri numva ntambutse bikagenda nkumva ashatse kurya nkumva ashatse ibintu byose nkumva nteze diyare ndwaye umwaka hafi 10 n'amezi 13 n'ukuri nzagushimira wa Mana we n'ukurakoze Imana guhaye amakene impundu dukomere Imana amashimesha we yamaze kubyakira haleluya umviriza bite byawe ni byiza dukomere Yesu amashyi menshi haleluya witwa nde Mana we witwa nde nitwa Marcelina Meragiye Imana igira ubuntu Imana igira neza abana bawe bitwa Imana ninjya numva ikintu cyose nkumva ibyo indwara rwose zishijeho Mana nzakugorora nzagushimira nzagushimira kwa mashimwe kugushimira Mana nanjye ndumvise ijambo ryawe n'ukuri nzagushimira Mana wanyakira ibi byose Imana nzagushimira urakoze amen dukomere Imana amashyi menshi umwana wawe yitwa ngo iki mwana wanjye yitwa Mazima Katomini
haguruka uvuge ngo Yesu nta kintu kimunanira. Turambo Yesu nta kintu